Ubuzima bumeze nk'igicu kitamara kabiri. Ubuzima bwacu ni bugufi, dutungurwa n'urupfu. Twiringiye ko niyo twanapfa tuzongera kubaho. Abantu bacu bapfuye, Imana irabazi kandi izabazura. Ibyo turabyemera. Wizere ko bazazuka, kandi ntushidikanye bazabaho iteka, maze tubane nabo. Abakunda Yehova nibapfa ntibazibagirana. Abapfuye Imana yibuka, bazakanguka rwose, maze tubane iteka ryose, dufite ibyishimo. Abantu bacu bapfuye, Imana irabazi kandi izabazura. Ibyo turabyemera. Wizere ko bazazuka, kandi ntushidikanye bazabaho iteka, maze tubane nabo. Ubuzima bumeze nk'igicu kitamara kabiri. Ubuzima bwacu ni bugufi, dutungurwa n'urupfu. Twiringiye ko niyo twanapfa tuzongera kubaho. Abantu bacu bapfuye, Imana irabazi kandi izabazura. Ibyo turabyemera. Wizere ko bazazuka, kandi ntushidikanye
umuhango wacu umwanya ugiye gukurikiraho hari gahunda yari iteganyijwe yo kuza kujya mu nzu y'ubwami aho uyu mubyeyi wacu yasengeraga. ni inzu y'ubwami iri hano hafi, ariko kubera ikirere cyaduhindutse n'igihe cyagiye, uri Imana ikomeye, uri Imana itwitaho, uri Imana idukunda. Nubwo twugarijwe n'ingaruka z'icyaha zidutera agahinda rimwe na rimwe, kadukururira urupfu bigatuma tubura ibyishimo, ariko kandi tuzi neza ko wateganyije uburyo bwo kuzakuraho imibabaro n'agahinda, urupfu rukavaho. Mu gihe ibyo bitarabaho, turacyahangana n'ingaruka z'urupfu. Niyo mpamvu duteraniye hano, kandi urabona ko tubabaye, dufite impamvu zo kubabara kuko twabuze mushiki wacu twakundaga, umubyeyi wacu, ariko kandi dukeneye ihumure rimuturukaho. niyo mpamvu tukwinginze Mana yacu, kubera ko ari wowe nyiri ihumure, ngo ufashe buri wese uri hano kubonera ihumure mu kiganiro kigiye gutangwa gishingiye ku ijambo ryawe. Dusenze dusaba umwuka wawe wera ngo binyuriye ku muvandimwe ugiye gutanga iki kiganiro abashe kutugera ku mutima. Mana yacu, akira isengesho tugutuye, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Niyo yita Eri atugezeho ikiganiro kijyanye n'uyu muhango wo gushyingura. Yari mushiki wacu, tumwita mushiki wacu kubera ko mu buzima busanzwe n'ubundi mu rwego rw'imyizerere twitwa abahamya ba Yehova, ariko tukaba duhuriye ku buvandimwe bwo mu buryo bw'umwuka. Turi abavandimwe, ba bandi b'igitsina gore baba ari bashiki bacu, ab'igitsina gabo tubita basaza bacu, bashiki babo babita basaza babo. Iryo ni izina duhuriyeho mu rwego mpuzamahanga. Niyo mpamvu muri bwumve kenshi tugaruka ku ijambo mushiki wacu, nubwo ari umubyeyi wacu akaba na nyogokuru wacu. Twese ko turi aha ngaha, buri wese ari bwisangemo, ashobora kuba
yaramubereye nyirakuru, undi amubereye umubyeyi, undi akisanga amubereye umwuzukuru cyangwa se umwuzukuruza. Mushiki wacu Nyiramahore Pulkeria, amwe mu mateka ye, yavukiye mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Muhura. Birakekwa ko yaba yaravutse mu 1906. Apfuye ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 9 2023, kandi ufashe igihe yavukiye afite imyaka 117 cyangwa se irenga. Yari yarashakanye na Munyangondo Korodie, nawe wari waravutse mu mwaka wa 1990. Icyakora we haciyeho imyaka itari mikeya yarapfuye. Bari barashakanye mbere y'1925. Uyu mushiki wacu, umubyeyi wacu, nyogokuru wacu, yabyaye abana 9, arera n'abandi 15. Ufashe 9 yabyaye kongeraho abo yareze nk'aho ari abana be, bose hamwe ni 24. Uyu mushiki wacu asize abuzukuru 49, kongeraho ababyawe n'abo yareze 44. Ubateranyirije hamwe bose yari afite abuzukuru 93. Abuzukuruza be ni 122. Kongeraho abakomoka kubo yareze 127. Bose hamwe akaba yari afite abuzukuru 249. Ubuvivi umukomokaho ni 8, ukongeraho 37 bakomoka kubo yareze. Yari afite ubuvivi 45. Amateka yo mu itorero muri rusange ry'abahamya ba Yehova, yasengeraga mu idini ry'abahamya ba Yehova, akaba yarabatijwe ku itariki 15 z'ukwezi kwa 5 2022. Ngo mu yandi 2002, ni ukuvuga ko mu mwaka wa 2002 kuri 15 z'ukwa 5 ari bwo yinjiye mu muryango w'abahamya ba Yehova. Yaramaze rero imyaka 21 abatijwe mu bahamya ba Yehova. Akaba yarahise atangira umurimo twakwita ko ari umurimo w'igihe cyose. Ni umurimo ababwiriza b'ubwami bandi bazi ko uwukora bari indashyikirwa. Mu yandi magambo twamugereranya nk'umuntu ubanziriza abandi aho rukomeye. Yatangiye uwo murimo rero w'igihe cyose, ni ukuvuga ubupayiniya bw'igihe cyose, ku itariki ya 1 z'ukwezi kwa 9 muri 2003. Mu yandi magambo amaze kubatizwa yahise ashyira mu bikorwa icyo yabatirijwe, atangira gukora umurimo wo kubwiriza. Ari umupayiniya w'igihe cyose, wa wundi ubanziriza ahandi aho rukomeye, akajya gushaka abantu hirya no hino ahari hamukikije kugira ngo abakangurire kuza kuba mu nzira iyobora ku buzima bw'iteka, nabo bazabona ubuzima bw'iteka bw'igihe kizaza nk'ubwo azabona mu gihe kiri imbere. Bivuze ko uwo murimo yawutangiye muri 2003, akaba yarabuhagaritse muri Covid, ku buryo we yapfuye azi ko akiri umupayiniya w'igihe cyose. Imyaka yose yaramaze muri uwo murimo ni imyaka 18. Murabizi ko hari abenshi muri mwe yagiye abageraho ababwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami. Hari naho twajyaga tugera abantu bageze mu zabukuru bagatangira kumva ko ahari ngo ubwo bwami muhora muvuga ngo navutse buhari, ariko twaza n'uwo mukecuru yamwibonera ibyo yavugaga byose agahita aceceka ati niba ari uko bimeze nanjye ndategereza, kuko nawe arategereje. Kandi arinze asinzirira mu rupfu agitegereje ibyo byiringiro by'igihe kizaza. Ariko ejo bundi mwiringire mudashidikanya ko abafite gukomeza gutegereza mwihanganye muri isiganwa dusigaje tuzamubona yazutse. Imico rero yamuranze igihe ariho, yagiraga ubuntu kandi agatanga n'impano. Urugero, mwese abenshi muri mwe abamugezeho cyangwa abo yagezeho, hari abo yagiye abonana nabo bamusuraga
abazi, abo yasuraga, yabaga impano. Cyane cyane uyu mukecuru yarazwi nk'umuntu wakundaga, yari afite impano yitwa ubugeni. Afite ukuntu yakoraga utuntu akaboha mu buzima bwe bwose. Yakunze kuboha imisambi, ubundi akaboha udukomo, kandi ibyo byose ntabwo ari byo yajyanaga ku isoko gucuruza. Ntabwo ari umucuruzi w'ibikomo cyangwa se ngo abe umucuruzi w'imisambi, oya, yarayibohaga. N'ibyo bintu byose akabiboha mu tuntu twiza dushimishije, wahagera akaguhereza impano ati genda wibereho. Yakundaga kubiboha mu mpamvu, ku buryo hano abenshi yabahaye impano nyinshi igihe cyose bazaga kumusura. Ikindi nanone cyaranze mushiki wacu Purukeriya, yakundaga gusura abarwayi kandi akabaha ubufasha, bwaba ari ubwo mu buryo bw'umwuka ndetse n'ubwo mu buryo bw'umubiri. Yareze abana benshi kandi aranabashyingira, nabo bamaze kugira abuzukuru. Umukuru muri bo ari muri twe, muraza kumwumva muri bumwe mu buhamya aza gutanga. Mu bo yareze n'umureba nawe ubwawe uraza kumenya ko wa mukecuru yakoze ibintu byinshi cyane kandi bishimishije. None uko mubibona ni ikintu kitari cyiza cyane, ariko kandi cyaturutse n'uruhererekane rukomoka ku babyeyi bacu ba mbere, aribo Adamu na Eva. Muribuka ko Adamu na Eva Imana imaze kubarema yabashyize mu busitani bwa Edeni, anabaha umugisha, arababwira ati Yehova mubyare mwororoke mugwire mwuzure isi, hanyuma mutware mutegeke ibintu byose byo ku isi. Hanyuma muranibuka ko yashyize muri Edeni ibiti byose byera imbuto, arababwira ati mujye murya uko mushaka, ariko nyine nk'umutegetsi wabo, umuyobozi n'umutware, abashyiriraho icyitonderwa ati ntimuzarye kuri iki giti, umunsi mwakiriyeho no gupfa muzapfa. Ntabwo byari urwango, nta nubwo ari umutego yari abateze, ahubwo bwari uburyo bwo kugira ngo bagaragaze ko bagandukira kandi bakumvira umuyobozi wabo mukuru. Biranashoboka ko iyo babyitwaramo neza bagakomeza kubahiriza ayo mategeko make yari abashyiriyeho, mu gihe runaka ari kubakomorera akavuga ati noneho ndabibonye burya n'ibindi mujye murya. Ariko kubera ko ababyeyi bacu ba mbere kumvira iryo tegeko byabagoye, baje kurya kuri cya giti bari barabujijwe, hanyuma batangira kurwara, barasaza, baranapfa. Uzirikane iki kintu kibanga kandi cy'ingenzi uvumbuye, nuko Adamu na Eva bariye bishe itegeko ry'Imana ryo kurya kuri kiriya giti, batari babyara umwana n'umwe. Bamaze kurya kuri icyo giti, birashoboka ko igihe cyo kororoka cyari kigeze kigahurirana n'uko kudatungana kwabo, nibwo babyaye abana ba mbere, kandi bababyarira mu kudatungana. Abo bana babyaye badatunganye nibo twese uko twicaye aha ngaha twavutseho, nibo dukomokaho. Ubwo rero icyaha cya Adamu cyabaye nk'ikintu gishobora kugenda kikonona uturemangingo fatizo tugenga ibyiyororoka. Umwana wese uvutse kuri ababyeyi, ku bana ba Adamu na Eva bakoze icyaha, avukana cya cyaha, ni ukuvuga ubusembwa. Ni kimwe n'uko ushobora gufata iforomo dusanzwe tuzi ibumba amatafari, ariko iyo foroma imbere ikaba yarahongotse. Ukabumba amatafari 500 cyangwa miliyoni, muri ya matafari yose azaza afite ikimenyetso cyo guhongoka, kubera ko ya foromo yari idatunganye cyangwa yari ifite cya gihanga. Twese rero uko turi ahangaha n'abandi batari ahangaha, abantu bose muri rusange bavukana ukudatungana, barazwe na Adamu. Mu yandi magambo, bose abantu bose baturutse mu iforomo yahongotseho. Nta muntu uvuka atunganye, twese tuvuka dufite icyaha, twarazwe n'ababyeyi bacu ba mbere. Ari nayo mpamvu imyaka yose twamara mu buzima, yaba 100, yaba 100, yaba 100, amaherezo ni ukugira gute? Ni ugupfa. Ntaho twabihungira igihe cyose tugifite ubusembwa bw'icyaha twarazwe na Adamu. Uyu mushiki wacu rero Purukeriya yasengaga Yehova, Imana irangwa n'ubwenge, ubutabera, urukundo n'imbaraga. Yizeraga Yesu Kristo.
mu myizerere ye, kandi yishimiraga umugambi Imana ifitiye isi. Uwo mugambi ukaba uzasohozwa nta kabuza. Uwuhe mugambi? Mu ntangiriro igice cya mbere umurongo wa 28, reka tuhasome mwumve umugambi Imana ifitiye isi. Umurongo wa 28, intangiriro igice cya mbere. Aho igihe tuza kuba tuhageze uza kugerageza gutahura neza uwo mugambi uwo ari wo, kubera ko natwe ubwacu turi ahangaha ari nawo duhuriyeho, tugomba kugeraho ibyiringiro, ari nabyo mushiki wacu yiringiraga. Uwo murongo uragira uti: Imana ibaha umugisha, irababwira iti: mwororoke mugwire, mwuzure isi kandi muyitegeke, mutegeke amafi yo mu nyanja n'ibiguruka byo mu kirere n'ibyaremwe byose bifite ubuzima byigenza ku isi. Uyu mushiki wacu ibi byiringiro nawe yari abifite, yarazi umugambi Imana ifitiye isi, none asinziririye mu bapfuye uyu mugambi utari wagerwaho nk'uko Yehova yari yarawupanze. Ariko kandi uko gusinzira kwe yasinziriye azi ko ibyo byiringiro amaherezo bizasohora. Ari nabyo yajyaga yigisha abantu igihe yari agifite imbaraga, muzi ataragira imbaraga nkeya, yagendaga abwiriza abantu ko umugambi Imana ifitiye isi ari uko isi izahinduka paradizo, abantu bakayibaho mu mahoro n'umutekano kandi birambye. Natwe ibyo byiringiro nibyo dufite kandi nibyo biduteranyirije ahangaha. Ikindi nanone, hari impamvu nk'uko twayibonye abantu bapfa. Tugiye gusoma mu ntangiriro igice cyaho cya 3 umurongo wa 19. Kuki dupfa? Abantu benshi hari ukuntu bajya bagira ibyo bitekerezo, bakumva ko abantu bapfa kubera ko ngo wenda bakoraga ibyaha. Ari naho uzajya wumva igitekerezo kivuga ngo uyu muntu yapfuye ngo ubwo yakoraga ibyaha ngo ubwo agiye mu muriro, abandi bati ubwo yakoraga ibyiza agiye mu ijuru. Ariko gupfa ni rusange, wakora ibyiza wakora ibibi, amaherezo ni ugupfa. Hanyuma se impamvu dupfa ni iyihe? Murongo wa 19, igihe Adamu na Eva bari bamaze gukora icyaha, bagezweho n'iri sohozwa rivugwa muri uyu murongo: uzajya ubona ibyo kurya ubanje kwiyuha kuya, kugeza aho uzasubirira mu butaka, kuko arimo wakuwe. Uri umukungugu, kandi mu mukungugu nimuzasubira. Kuki dupfa? Bababyeyi bacu wa mbere cya cyaha bakoze cyo kutumvira Imana cyadukururiye akaga ko gupfa. Ibyo kandi binyuranye n'ibindi tugiye kubona biboneka mu ntangiriro igice cya 2 umurongo wa 7. Intangiriro igice cya 2 umurongo wa 7. Aho naho haratwereka ibindi bintu binyuranye n'ibivugwa muri uwo murongo w'ibyanditswe. Hagira hati: nuko Yehova Imana arema umuntu mu mukungugu wo hasi, maze ahuha mu mazuru ye umwuka w'ubuzima, nuko umuntu ahinduka ubugingo buzima. Umuntu ni iki? Ni ubugingo buzima. Ubwo uyu muntu apfuye, twavuga ko ya mbaraga y'ubuzima ituma abaho ibihagaze, kandi ihagaze nta handi hantu aho ariho hose ijya. Kwa kundi abantu bakunda kuvuga ngo ubwo ngo yigiriye mu ijuru. Hari n'imihango abantu bakora bagaragaza ko wapfuye ibyo aribyo byose hari ahandi yimukiye, murayizi. Ariko iyo ngiyo ntabwo ariyo. Iyo usobanukiwe neza ko umuntu iyo apfuye biba birangiye, iyo mihango yindi nta kindi ibivuze. Niyo mpamvu rero ibyo byiringiro uyu mushiki wacu wasinziriye mu bapfuye yari abifite kandi yari abizi neza cyane. Bityo rero mu Baroma igice cya 5 umurongo wa 12 ho hagaragaza impamvu abantu bose bapfa. Aho hari amagambo agira ati, haravuga ati: nk'uko ibyaha byinjiye mu isi binyuze ku muntu umwe, niko urupfu rugera ku bantu bose, kuko bose bakoze iki? Ibyaha. Twese turapfa kubera ko twavukanye iki? Icyaha. Nicyo bisobanuye, nta kindi. Ukuri nyakuri naho ngaho kuri. Nta muntu uwo ari we wese udashobora kugerwaho no gupfa. Imimerere rero abapfuye barimo ni iyihe? Mushiki wacu Purkeriya ubu yapfuye, ese ari mu yihe mimerere? Muri Ezekiyeli igice cyaho cya 18 umurongo
uwa kane n'uwa 20 bwa buzima buturimo butuma tubaho burapfa. Hanyuma muri Zaburi 46 umurongo wa 4 ho hagaragaza ko iyo umuntu apfuye nyine umwuka umuvamo bikaba birarangiye. Reka dusome mu mubwiriza igice cya 9 umurongo wa 5 n'uw'10 turebe impamvu noneho imimerere uwapfuye abarimo. Ibyo biraza kudufasha gutahura natwe kumenya ngo babandi bapfuye bose, abagize umuryango wacu, inshuti zacu, abandi runaka bari mu yihe mimerere, baba barakoze ibyiza, baba barakoze ibibi igihe bari bakiriho. Mubwiriza igice cyaho cya 5 igice cyaho cya 9 umurongo wa 5 n'uw'10 aho hari amagambo avuga ngo igice cya 9 umurongo waho wa 5 hari amagambo agira ati kuko abazima bazi ko bazapfa, twebwe tugize gute? Tuzi ko tuzapfa. Bite ku bapfuye, ariko abapfuye bo ntacyo bakizi kandi nta bihembo bongera guhabwa kuko baba baribagiranye batakibukwa. Uyu murongo uravuze ngo abapfuye ntacyo bakizi. Iyo umuntu apfuye nta kintu icyo ari cyo cyose abazi. Ya mihango rero ikorwa burya bisobanuye gutinya abapfuye, ngo aragiye ngo ariko ngo atazagaruka agatera abasigaye. Ibyo ni ikinyoma. None se niba ntacyo azi nyine azagaruka ajya? None se niba n'igihe yari muzima yari umunyamahoro, hari ubwo none hagarutse kuzambya abasigaye mu ruhe rwego? Kubera ko rero nta bwimenye ubwo ari bwo bwose aba afite, niyo amaze gupfa agashyingurwa nta yindi mimerere iyo ari yo yose y'ubwimenye aba afite. Umurongo w'10 uragira uti ibyo ukuboko kwawe gushobora gukora byose ubikora n'imbaraga zawe zose, kuko mwumva aho ujya nta mirimo cyangwa imigambi cyangwa ubumenyi cyangwa ubwenge bihaba. Iyo umuntu apfuye ajya he? Mwumva. Ibyo bisobanuye iki? Twese turabizi ko iyo umuntu apfuye abantu baramushyingura, ariko baba bacukuye aho ashyingurwa. Za metero cyangwa santimetero agiyemo nizo, nta handi, kandi nta bwimenye ubwo ari bwo bwose yongera kugira. Akomeza gusinzira no kuba ari ahacecekerwa kugeza igihe runaka. Byari rero igihe Yehova Imana azahamagara abapfuye kugira ngo bongere kugaruka ari bazima. Turaza kubibona. Hariho ariko ibyiringiro by'umuzuko. Nubwo bimeze bityo, igitambo cya Yesu Kristo nicyo cyatumye ibyo byiringiro bibaho. Yesu yatanze ubuzima bwe ku bwacu kugira ngo tuzabone ubuzima bw'iteka, kandi icyo gitambo gipfu bazazuka. Yehova azahamagara akoresheje Yesu Kristo, bamwitabe bongere kuba bazima ku bwa cya gitambo cy'inshungu cya Yesu. Umuzuko wa Kristo niwo ubitwizeza mu buryo budashidikanywaho, kuko nawe yarazutse. Imana izakoresha Yesu mu kuzura abapfuye. Reka turebe muri Yohana igice cya 5 umurongo wa 28 n'uwa 29. Igihe uza kuba usoma uyu murongo w'ibyanditswe, ugerageze gutahura ibyiringiro cyangwa se n'ukuntu Yehova azabigenza kuri abo bantu. Umurongo wa 28: nimutangazwe n'ibyo, kuko igihe kigiye kugera maze abari mumva bose bakumva ijwi rye bakavamo, abakoze ibyiza bakazukira guhabwa ubuzima, naho abakoze ibibi bakazukira gucirwa urubanza. Mu yandi magambo, turemera tudashidikanya ko ibyiringiro by'umuzuko biri hafi gusohora. Hanyuma inshuti zacu, abavandimwe bacu, abaturanyi bacu bapfuye bafite ukwizera tukongera kubabona kandi tukishimana nabo. Ibyo nibyo byiringiro uyu mushiki wacu Purikeri yari afite, kandi rwose turiringira tudashidikanya, duhuje n'ibyo twamwumviseho ko asinzirire mu bapfuye, tike yaramaze kuyikatisha kandi yaremewe. Tuzamubona mu gihe kiri imbere vuba ahangaha nazuka. Ikindi nanone, abasutsweho umwuka, no kuvuga abazajya mu ijuru gutegekana na Yesu,
babandi tujya twigisha 144, ntabwo ari buri muntu wese. Abo nabo barazuka iyo bamaze gupfa, barahindurwa bakazamurwa bakajya mu ijuru kugira ngo batangire kwitegura kuzasohoza inshingano zituma bajya mu ijuru ari bakeya bangana kwa kundi ari 144. Muzi ko bajyayo kubera ko bazajya kuba abami, abatambyi n'abacamanza. Birumvikana ko bazaba bategeka isi, kandi ku isi hazaba hari abantu barimo natwe tuzaba turi abayoboke b'ubwo bwami. Ibyo rero bigaragaza ko nabyo ari umuganura kuberanye n'umuzuko. Niba abo Yesu yarazutse, abo nabo bakaba bajya bazuka, ni igihamya cy'uko n'abandi bapfa muri iki gihe bafite ibyiringiro bazongera kuba bazima. Vuba aha rero abazarokoka ya ntambara y'Imana yo ku munsi ukomeye bashobora kwiringira kuzongera kubona abapfuye. Natwe turi ahangaha uko tungana dutya, tubabajwe n'uru rupfu rwadukuyemo umuntu wacu twakundaga. Dukora ishoboka byose kugira ngo twuzuze ibisabwa, maze tuzabe duhari, twongere twishimire hamwe tumubonye yazutse n'abandi b'inshuti zacu bo mu miryango. Ikindi nanone dushobora gutekerezaho kandi cyiza ni uko hari abandi bantu bazazuka. Ni bande rero? Mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 24 umurongo wa 15, uzirikane ko hatazazuka abantu bamwe gusa. Nyuma ya Yesu babandi basutswe umwuka bazajya mu ijuru, tugiye kureba ni abahe bandi bazazuka. Ese nawe urimo? Nanjye ndimo? Reka twumve uwo murongo w'ibyanditswe. Mfite ibyiringiro ku Mana, ari nabyo byiringiro aba nabo bafite, ko hazabaho kuzuka kw'abakiranutsi n'abakiranirwa. Ngo ni bande bazazuka? Niba wicaye ahangaha uri umukiranutsi, uzazuka. Niba wicaye ahangaha uri umukiranirwa, kandi umukiranirwa ninde? Ni umuntu ushobora no kuba yarapfuye atarigeze amenya ubutumwa bwiza bw'ubwami ngo abwemere cyangwa abwange. Uwo azazuka ntabwo ari bya bindi abantu bajya batera abandi ubwoba ngo bazazuka baje gukorwa n'isoni. Oya, ahubwo bazazuka kugira ngo bigishwe ubutumwa bwiza bw'ubwami, bahabwe igihe gihagije cyo kugaragaza ko bifuza gukomeza kwemerwa n'Imana cyangwa se ko batabishaka. Niyo mpamvu bari abakiranirwa bazazuka. Bazigishwa na bande rero? Ni abakiranutsi. Ibyo rero twiringiye ko bizabaho mu gihe kiri imbere, kandi buri wese muri twe wicaye ahangaha hari uruhande aherereyemo muri abo ngabo, ku buryo nawe azabona ku byiringiro by'umuzuko igihe icyo ari cyo cyose hari imihati yashyiraho. Kubera iki rero ari ngombwa ko tuza muri uru rugo rurimo uwapfuye? Kuki ari byiza? Bishobora guhumuriza abapfushije, kandi bikanadufasha twese, kuko buri wese muri twe yongera kwibuka agaciro k'ubuzima. Ni irihe zina wihesha utari wasinzirira mu bapfuye? Ese uramutse upfuye abantu bajya bakwibukira kuki? Wakoraga iki? Wabagaho ute? Ese nawe wavuga ibigwi? Ese wakora iki kugira ngo noneho niba wumva ntabyo wavugwa uharanire gukora ibyo byiza mu maso y'Imana, nawe uzagira ibyo uvugwaho? Niyo mpamvu kuza mu rugo rw'uwapfushije tukabona ibintu nk'ibi bituma dutekereza muri rusange buri wese aho ahagaze, ndetse n'icyo agomba gukora mu rwego rwo kugira ngo akomeze gushimisha Umuremyi no kugira ngo azabone ubuzima bw'iteka mu gihe kizaza. Uburyo bumwe bwo kubigenza dutyo rero ni ukugira ishyaka mu murimo wo kubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami, niba twujuje ibisabwa. Ikindi nanone tuzi ko kubwiriza ari itegeko rya Yesu. Igihe Yesu yari ari ku isi yasize abwiye abigishwa bati mugende mubwirize, kandi umuntu wese wemera mumuhindure umwigishwa, mumubatize, hanyuma azabone bwa buzima bw'iteka. Ubwo rero iyo tubwiriza bwa butumwa bwiza bw'ubwami, aba ari uburyo bwo kugaragaza ko natwe dutekereza ko ejo cyangwa ejo bundi ubuzima bwacu bwarangira, hanyuma bugasigara mu maboko y'Umuremyi we watwibukira ku byiza twakoze mu murimo wo kubwiriza, akazongera kutwibuka, akaduhamagara muri ba bapfuye, tukamwitaba, tukongera kubaho mu gihe cy'umuzuko. Iyo tubigenje dutyo rero, kandi tukagira imyifatire irangwa no kubaha Imana, tugira uruhare mu kweza izina rya Yehova. Yakoraga nawe avana umugayo kuri iryo zina. Natwe rero turifuza kugira ngo dukomeze kugera ikirenge muke igihe cyose tugihumeka kandi twumva twishimye.
ibyiringiro by'umuzuko rero bituma dushishikarira kumenya ibyo Imana ishaka no kubishyira mu bikorwa. Kandi nta gushidikanya ko uwo ari we wese ushyiraho iyo mihati, ntabwo nk'uko mu Rwambere rw'Abakorinto 15:58 habivuga, imihati ye ari imfabusa. Yehova azatugororera mu gihe kiri imbere aduha ubuzima bw'iteka. Ni mucyo rero twiyemeze gukomeza kwihesha izina ryiza igihe tugihumeka, kugira ngo Yehova azaduhe ubuzima bw'iteka mu gihe kizaza, kandi niyo twapfa azakomeze kutwibuka atuzure mu bapfuye. Umuvandimwe Eliya, twongere tubasabe ababishoboye duhaguruke turirimbire hamwe indirimbo y'150 mu bitabo by'indirimbo by'abahamya ba Yehova. Indirimbo y'150 ikaba ishingiye muri Zefaniya, umuhanuzi Zefaniya mu gice cya 2:3 iravuga ngo shaka Imana ubundi ukizwe. Aho uko gahunda iraza gukomeza. Wimuriwe hano kubera impamvu twababwiye tugitangira. Ubu noneho dore uko gahunda igiye gukurikirana. Tugiye gukurikira ubuhamya bw'abagize umuryango we bake batoranyijwe. Hano twabonye ko ari umuryango munini kandi buri wese yifuza kugira icyo yavuga, ariko turageza kwakira bake bashoboka batoranyijwe kugira ngo bagire icyo batubwira mu magambo make. Uwo muhango nurangira, kuko turakira abantu 7 gusa, nurangira hari buze gukurikiraho gahunda yo kuza kubifuza kumureba bwa nyuma. Hanyuma ibyo birangiye turaza guhaguruka hano twerekeza ku irimbi rya Kiziguro gushyingura. Nyuma turaza kugaruka hano kugira ngo nanone tuze gusoza uyu muhango tuvuye ku irimbi. Murumva ni mu masaha abakuze.
ubwo isengesho rindi riza gukurikiraho turaza kuryumva igihe turaba turi ku irimbi tumaze gushyingura. Mu bo tugiye kwakira bagiye kutugezaho ubuhamya nk'uko twabyumvise, afite abuzukuru bagera kuri 93. Reka duhamagare uwitwa Poni ariwe uhagarariye abuzukuru be, hanyuma tumuhe akanya. Abuzukuru baze hano mvuge turi kumwe, ndumva bari hafi baze. Batebuke n'abari mu gikari bose baze. Nibaza rwose mutwihanganire, baze. Turabimushimira cyane yabaye umubyeyi mwiza. Ikintu tumwibukiraho cyane cyangwa se ikintu cyadusigaye mu bwenge bwacu ni uko yagiraga urukundo rwinshi cyane. Umuntu wese wabashije kumuca imbere, umuntu wese wabashije kumubona yagiraga urukundo rwinshi. Nk'uko babivuze, yagiraga impano yo kuboha. Nk'ubu nkanjye mu rugo mfite imisambi, mfite udukomo tw'abana, yagendaga aha abana banjye ndetse natwe nyine abuzukuru. Ni umuntu rero wagiraga urukundo cyane, turabimushimira. Kandi ikindi ni uko yaruduhaye, natwe yararuduhaye. Nk'uko mubibona turi benshi cyane, ariko nimugoroba twahuye, urumva hari n'abatari baziranye kubera urumva tuba mu mihanda itandukanye, mu bice bitandukanye, ariko nimugoroba twahuye turibwirana twese n'abataziranye. Ikintu cyabashije kunsigara mu bwenge ni uko buri muntu wese afite urukundo yakuye kuri nyogokuru. So turamushimira rero cyane rwose ku rwacu ruhande, nyogokuru rwose turamushimira. Hanyuma mu gusoza nagira ngo mbwire umuntu witwa Petero ndetse na Generoza badufashe baze hano. Msimbabarira wambaye iminota 2, reka ndenzeho umwe. Generoza na Petero aho bari baze hano tubashimiye nk'abuzukuru nimba bari hafi. Aba babyeyi mubona hano baritanze cyane, ngewe nizo emosiyo zimfata cyane kuruta n'ibindi cyane. Urumva nibyo koko nyogokuru afite abana benshi, ndi bubivuge, ariko nibo babanaga nawe umunsi ku munsi. Murumva ikibyo bishatse kuvuga. Urumva nkatwe twazaga tuhuza nyine nyogokuru tumusura, tugira gute, tuhaca tugenda n'abandi bana bese. Nyine urumva ntabwo yari kuba hose, so kuvuga ko wenda papa wacu niwe uvukana, niwe mama, nyogokuru ni mama papa. Urumva nawe wenda yari kuba mu rugo cyangwa se akaba ku batante bandi hose, rwose nta kibazo, aho yari kuba hose nta kibazo. Ariko mu myaka igera kuri 30 uyu muryango mureba ahangaha niwo wabonye na nyogokuru. Rero turabashimiye tubikuye ku mutima, wenda hari ubwo mutabibonaga ariko ku mitima yacu biba biriho. Urumva nko mu gihe cya nyuma iyo kigeze, mukecuru atabasha wenda kugira ibintu runaka yikorera, ariko cyane nkawe mama Nesiforo turagushimira tubikuye ku mutima, kandi ubyumve wakoze imirimo myinshi cyane, tubyita inyuma mu gikari. Ibi byo twebwe tukabona nyogokuru arasa neza, ariko hari ibyakozwe. So tubikuye ku mutima turagushimira, murakoze cyane. Ni ibyishimo ko merekeje nyogokuru wacu nakundaga, atugaragarije ikintu gikomeye cyane tugomba kwigiraho. Ndibuka njya gutangira segonderi, yari afite amafaranga, inote y'100 arayivunjisha
ayivunjishamo ibiceri ko nari mahuriye na Riyete, ushobora kuba atabyibuka ariko ndabyibuka, ariko yagiye aduha igiceri cya 50. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane. Muri make ntabwo nabona uko mushimira, gusa ntabwo asize ibigwari, asize abantu bazima kandi bafite kumwigiraho byinshi, kuba baramwigiyeho byinshi. Ariyete arakoze, nawe ndamushimiye. By'ukuri kuba mubona nyogokuru yasaga neza, agasohoka mu nzu akeye, urukweto rusa neza, ntabwo ari imbaraga ze, kuko we ntabwo yabishoboraga kubikora. Ariko hari abantu bahatubereye, twebwe ubwo twagendaga barahabaga, bakamenya ko urukweto rusa nabi bakaruhanagura, bakamenya ko umwambaro usa nabi bakawumbesa. Ntabwo biri burangirire hano kubashima, tuzagira n'ikindi gihe tubashima. Mwarakoze. Noneho uwo bashakanye Claudie yapfuye mu 1990. Uwo bashakanye yapfuye mu 1990. Iyo myaka yindi yose yakurikiyeho ari umupfakazi, umuryango wa Nzamba wakomezaga kumwitaho. Bari bafite impamvu nyinshi rwose zo kumushimira, ariko ntabwo ari bo gusa. Mu itorero rya Gikristo aho yasengeraga hari uwo bakoranye igihe kinini witwa Rwagashayija, nawe bamusaba. Reka umuntu agerageza n'ijwi rye, n'ubundi ibyuma byaje nyuma, kandi na kera abari bariho bageragezaga kuvuga uko babishoboye kose. Ndi hano rero nk'umuntu wabanye n'uyu mubyeyi, akaba na mushiki wacu, kandi ntabwo ibyo tumuziho dufite uburyo twabasha no kunabivuga, ntabwo byashoboka. Wenda ndagerageza kuvuga mu buryo buvunaguye ku bintu bitatu umuntu atamwibagirirwaho, hakubiyemo ibijyanye no kubwiriza kwe, nyuma ndibuze kuvuga no mu mibanire ye n'abandi, kandi ntabwo naza kwibagirwa n'ikintu cy'amateraniro, kuko nacyo hari icyo tumwibukiraho gikomeye. Yabatijwe ndi mu itorero yarimo, icyo gihe twari turi mu itorero rya Nyabubare, ariko nibuka nko ku bijyanye n'amateraniro, yari ageze mu zabukuru, agendera ku nkoni. Bamwe wenda ntabwo twafashaga amamodoka, bari babishoboye bagendaga n'amaguru, abandi bagakoresha amagare, nanjye nzi ko nakoreshaga igare. Ariko ku bijyanye n'amateraniro, inshuro nyinshi twasangaga twamuhejeje inyuma y'urugi. Murumva icyo nshaka kuvuga? Ni ukuvuga ngo twese, hafi ya twese yari ahadutangaga, yagiye n'akabando ke, tukamusanga inyuma y'urugi, tukabazwa n'uko twamuhejeje inyuma y'urugi. Ni umuntu wakundaga amateraniro mu buryo utabasha kubyumvisha. Nyuma ku bijyanye n'umurimo wo kubwiriza, hari inkuru ijya iboneka muri Bibiliya, igihe Yesu yigeraga kuganira rimwe n'umusamariyakazi, abigishwa be bagiye gushaka ibyo kurya. Igihe bari baje kumwinginga ngo naze bamuhe ibiryo nawe arye, arababwira ati hari ibindi biryo mfite mutazi. Batangira kwibaza bati ariko se buriya haba hari umuntu bamugaburiye? Arababwira ati ibiryo byanjye ni ugukora icyo wantumye ashaka. Nemeza ntashidikanya ko uyu mubyeyi wacu rwose yashyize mu bikorwa ayo magambo, yageze ikirenge mu cya Yesu Kristo, kuko nawe mu by'ukuri ibiryo bye byari gukora ibyo Yehova ashaka. Nge nagize imigisha icyo gihe muri iryo toro twari turimo, abazi iby'abahamya ba Yehova bazi ko habaho uwitwa umwanditsi w'itorero, nari w'icyo gihe, kandi nge wahuzaga za raporo zo babaga bakoze. Murakoze cyane. Ni nge wakiraga za raporo zo babaga bakoze, kandi ubonye raporo ye nk'umuntu wari umupayiniya, n'abari bafite imbaraga bakiri bato ntabwo bashaka kubona raporo ngiyi.
haba ari ukugira raporo igaragara cyane tutanirengagije ko ari umwe mu batangiraga raporo igihe. Murabizi twese dukunda kwibagirwa, hari igihe bagomba kukwibutsa. Ntabwo nigeze mwibutsa ngo raporo yawe ite. Yakoraga umurimo we neza kandi akawutangira raporo igihe. Icyo ni ikintu umuntu adashobora kumwibagirwaho na rimwe. Kuba rero akenshi yarabashaga no gukora umurimo mu buryo burengeje n'ubwo abakiri bato, akenshi yabifashwaga no kuba igihe cyose ari uwamusuraga, ari abo yasuraga, ibiganiro bye byose byaga bishingiye kuri Bibiliya. Twavuga ko kuva aho abereye umuhamya wa Yehova, ibi byavaga mu kanwa we byose byabaga bifitanye isano na Bibiliya. Ni umurimo wo kubwiriza yabaga yikoreye igihe cyose mu buzima bwe bwose. Icyo rero nasorezaho, nkeka ko cyagumye kuvugwa cyane n'ababuzukuru bamaze kukivuga, ni ibijyanye n'imibanire ye n'abandi, baba abahamya ba Yehova, baba batari abahamya ba Yehova, bose yabanye nabo neza kandi koko agasura abantu bose. Ubundi tumenyereye yuko abantu b'urungano rero bakunda gukundana. Wavuga utubwo yari mukuru buriya yakunda gushaka abandi bahamya bari mu myaka nk'iye, n'abandi bantu wenda batari abahamya ariko bari mu myaka nk'iye, ariko kuri wese ko byari bimeze. Buri muntu wese, nanjye nzi ko icyo gihe nari nkiri ingaragu, ndi mu bantu yasuye kandi mu bantu babonye kuri ziriya mpano barabuze ukuri bavugaga. Byari umuco we rero gusura abantu, akaganira nabo kandi akaba afite ikintu abashyiriye. Ibintu byo kugenda ibokoboko ntabwo yabikozwaga. Ubwo rero twavuga yuko haba mu murimo wo kubwiriza, haba mu bijyanye no kwitabira amateraniro, haba no kubana n'abantu, mbega nawe yagerageze kugira hafi. Ni Nyiramana Generosa, niba ari hafi, Nyiramana Generosa niba ari hafi yakwigira hano imbere. Ngiye kuvuga ku mateka ya nyogokuru. Nyogokuru yari umubyeyi mwiza, ni ukuri yatubereye umubyeyi, atubereye nkanjye navuga ngo yari inshuti, yari umuvandimwe, yari umubyeyi, byose yangiriye inama kenshi akibashije kugeza ndetse kuri uyu munsi. Nyogokuru rero yari umubyeyi mwiza, yari umuntu nishyikiragaho cyane kuko yabayeho mama tarari. Mu by'ukuri hari igihe kimwe murumuna wanjye yapfuye 87, nibwo nari maze kumenyana na nyogokuru, ansigira abana 2, noneho zari impinja ariko nkabura uko nabafata. Niyo mpamvu navuga ngo nyogokuru yakundaga abantu bose kandi agakunda abana cyane. Icyo gihe kugira ngo njye kugira icyo nkora, nari kumwe na murumuna wanjye wundi kugira ngo tujye mu murima, nyogokuru niwe nasigiraga abo bana nkabasha kugira icyo nkora, noneho naza abana nkabafata. Nyogokuru turabana, tubana neza, nakuru urugo turabana. Rero muri make nyogokuru mfite imisambi myinshi nk'uko bavugaga, yari umuntu ukunda gutanga impano cyane. Mfite imisambi myinshi hariya mu rugo, ariko naza ati mfite impano yawe, nkareba nyogokuru nkumva mbuze icyo namukorera. Ariko ikintu nshima Imana jewe nuko nyogokuru yashizemo umwuka ndi kumwe nawe. Yapfuye kwa 3 w'igishize, nyogokuru tukaza tukareba ku jisho. Nibwo nabwiraga abavandimwe twari kumwe, ndababwira ntariko gukorera Yehova ni byiza. Ni umubyeyi yaba atarakoreye Yehova, ntubabahirita twese twarashize mu mutima. Niko nababwiye. Nyogokuru yarasinziriye, twaramurebaga ngo arahumeka, ariko nyogokuru yasinziriye kwa 3 w'igishize, tukaza twese tukareba ku jisho. Noneho ejo bundi ajya kwigendera, nanjye uko yakarwaye uko nari indwaye meze nabi, indwaye inkorora nzaniramo na malaria, nako ni urupfu. Ubundi nkamara iminsi 2 ntahageze, ariko byageraho ntereka mbyuke ngende. Nyogokuru n'umwanya usigaye ni muto, rero koko nicaraho ndatuza, numva narinje ndi umuntu uri busubire mu rugo vuba, nendaga kujya mu materaniro, ariko ndavuga pana ntabwo nagenda kuko nasabye Imana yakabyara. Imana Yehova yankoreye igitangaza, naravuze ngo Mana uzamfashe nyogokuru azapfe ndi kumwe nawe. Ndashima Uwiteka Imana ko nyogokuru yapfuye mwicaye iruhande, nkashira agahinda ko nyogokuru
turamupfunya nyine uko bikwiriye, turamutunganya, nuko ahasigaye dutangira kubikira inshuti n'abavandimwe. Rero nyogokuru yatubereye umubyeyi mwiza, yabaye inshuti nziza, sinavuga ngo yari umuturanyi, yari umubyeyi wanjye mu kuri kose. Uyu muryango hari umuvandimwe wanjye, nta n'umwe navuga kuva tumenyana, babaye abavandimwe nyabyo, urumva. Rero ndashima Imana kuko nyogokuru Imana imuhe iruhuko ridashira, yigendera amahoro, Imana izamugeze mu bwami bwe. Ubuhamya bwanjye ni ubwo kuri nyogokuru. Imana ibaha umugisha, ibaha umugisha bumvise iki gikorwa mukabasha kwitabira mukaza. Uwiteka Imana abaha umugisha. Ubuhamya bwanjye ni ubwo. Muri disikuru twumvishe ijambo rivuga ngo Imana izahamagara. Noneho abo amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, hanyuma bakanguke bave mu rupfu bazuke. Ibyo turabyizeye, nibyo Bibiliya yita umuzuko. Nkuko tubyumvishe yasinziriye mu rupfu, ariko dutegerezanyije amatsiko igihe azakanguka. Hari undi tugiye guhamagara witwa Kampayana Eufarazi, niba ari hafi nawe twamusaba akigira hino. Kampayana Eufarazi niba ari hafi. Murakoze. Uyu mubyeyi Turukeriya Nyiramahore yandeze ndi umwana mutoya ufite imyaka 8, ariko Nyiramahore yabanye n'abantu bose, abana n'abana n'abakecuru n'abasore, twese adufata kimwe nk'abana be. Narashatse mbyara abana 9, ndi kumwe na Nyiramahore, ntiyigeze anjya kure, mbana nawe. Abana bose yabyaye nijya bamufashaga kubarera, abo bana barankunda nanjye nkabakunda. Ubwo rero twishimiye yuko uyu mubyeyi wacu igihe amaze ni kinini cyane, ariko twishimiye yuko atabarutse akava mu mubiri, twese tukiriho nibura tukamushyingura. Yakoze byinshi cyane, aza kuba n'umuhamya wa Yehova, akunda abantu bose. None turabyishimiye kugira ngo umubyeyi wacu atahe tumuherekeze tukiriho. Ubuhamya bwanjye ni ubu. Reka twongere duhamagare witwa Akimana Pascazie. Murakoze kugira ngo mbe mpagaze hano. N'uyu mubyeyi wacu ni mama umbyara, tureze aturera adutoza urukundo. Nawe yari umuntu ukunda, agadutoza gukunda abantu no gukora imirimo y'amaboko izadutunga. Mama yaratureze, ariko kanihangane ndavuga makeya. Mama rero reka no kumuvugaho byinshi. Ikintu cya mbere ndashimira Petero n'umugore we baturereye umubyeyi. Numva tutari kumukwirwa twese ngo tumufate twese tumukwirwa, ariko baramuturereye. Ndashaka kugira ngo ngire icyo navuga ku mukecuru wacu ndetse n'umusaza. Mbere na mbere umusaza akiri muto kuko yapfuye muri 19 mu kwezi kwa kabiri, tukamushyingura ku itariki 3 z'ukwa kabiri 19, ariko batwigishaga ikintu cy'urukundo. Mbere na mbere bakatubwira ati mugire urukundo, ariko muzajye murwigisha n'abandi bo hirya no hino zanyu, baturanyi banyu. Niyo ugenda n'umukunzira nka metero 1000 na kilometero ntabwo yari azizi. N'uwe ejo n'ingewe ejo n'undi, kuko muri Bibiliya babivuze ibyo turabizi. Ariko reka nsoze mumbabarira, ariko icyo ngiye gusorezaho ngiye kubatura
igitutsi ngatuka ni rusange. dutumire umuryango wa Nzamba, hanyuma uwo muryango nawe ugire icyo watubwira mu magambo make. ibyo mvuga ntabwo ari byinshi. nyogokuru twabanye igihe kinini kuva ashakira umuryango we, imyaka amazemo sinakwirwa nyirondora. abuzukuru barimo n'abana banjye barimo. nyogokuru rero cyane uko twabanye birenze kabyari ni uko kuva 94 kuva icyo gihe nibwo twabanye mu nzu kugeza ubu isaha apfuye. yigeze ambwira ngo asi, ariko aba bana ntibareka kugira utuntu bapfa, ariko utwo twapfaga ntacyo twari tuguze, kuko nta muntu wigeze yimura undi. mukecuru twarabanye mbere, umubyeyi ambera inshuti kuri buri kimwe cyose. none rero aritabarukiye, n'icyo ngewe navugaga nta bindi byinshi. murakoze. murakoze. mbere na mbere reka mbashimire mwebwe mwese mwitabiriye kudufata mu mugongo. rwose ndabashimiye kuba mwadutabaye mu rukundo mwatugaragaje, natwe rero tukaba mu izina ry'abo tuvukana tuzajya rwose twishimira kuko gikorwa n'umuryango. nubwo mbashimiye ariko nongeye no gushimira umuryango tuvukana, nubwo bagumye kuza yenda ari njye wabaye wa mbere, ariko nabo ntabwo bangiye. by'umwihariko rero ndashimira umugore wanjye nk'uko abibabwiye, kuko ntabwo mvuga byinshi. rero ibintu bya mama wacu ni byinshi byakemuye. hari igihe agitangira kwiga bibiliya, yajyaga nyine umuntu agitangira kwiga bibiliya ntabwo aba yakamenya ibintu, ariko uko yagendaga hari ibintu asobanukirwa wabonaga ari byiza. gusa yari umukecuru umenyereye kugenda ku igare, tukamujyana ku igare bigatuma amenyera, ariko amenyereye yaje kujya yijyana kuko bisigaye mu myanya. nyuma rero byaje gukomera, kuko hari igihe twamusigaye tukajya ku materaniro, ageze aravuga ati mbega urabizi, ati saba abana banyu, ati mujye mubahamana cyangwa mubajyane, ati singiye kuzamura nka mukuru. turirimba natwe kuko twifuza bakagira amajyambere mu buryo bw'umwuka, twumva biradushimishije. ikindi mwibukaho ni uko yajyaga avuga ati rwose nanjye nibura nzibonere mama, kuko yatubwiraga ko avuka amuwakamo. ibyo nawe byaramushimishaga, bigatuma agira amajyambere mu buryo bw'umwuka. muri make rero ntabwo nshaka kurangirana, nongeye kubashimira mbivanye ku mutima, nongeye no gushimira umuryango wanjye uburyo nabo nk'uko navuze utambaye kure. namwe rwose mbasaba ngo mukomereze. murakoze. ndashimira inshuti zanjye, abo duteranira hamwe, ndetse n'abandi bose badutabaye. mwakoze. nicyo nashaka kuvuga kuri nyogokuru. nagize amahirwe yo kugira abamama benshi. navutse nsanga nyogokuru mu rugo. mama arandera, ama imico ye, nyogokuru arandera, ama imico ye, kandi byose ni byiza. ikintu nshimira nyogokuru nk'uko bakomeje babivuga, yari umukecuru ugira urukundo, wita ku bantu, ndetse ugira n'ubuntu. ndabyibuka njya ku ishuri, iyo nyine kwa kundi umuntu ajya ku ishuri, umuntu wamuhaga amafaranga, akira udufaranga uzagura akantu, ariko we muri twa tuntu bavuze yakoraga, yaratubwiye ati mwana wakira ngwino. aratuma atabaje baguha amafaranga, ujya ugenda ugura ibyo ushaka, njye mbura icyo muha.
utwo dukoma arambwira tugende uduha abanyeshuri nabo bari bwishime kandi koko naratubahaye bose turabatangaza ko n'utuntu yakoraga turatandukanye ntabwo turi ahantu hose. Ibyo rero byatumye abantu bose bashaka kumenya uwo mukecuru abamubonye byabateraga ni umukecuru uteye impuhwe nk'uko nawe mumureba. Ubwo rero nyokuru ni ibintu byinshi namwigiyeho, hari imico myiza myinshi, gukunda abantu, kwakira abantu, kumva ko nubwo ibintu ari bikeya kumva ko ntabyikubira nkabisangira n'abandi. Yanyiciye ibintu byinshi cyane. Murakoze. Kandi hari benshi rwose bari kumbwira ati turashaka kugira icyo tuvuga, reka dusoreze kuri Virginia nawe nahaguruke wigere hano imbere tumuhe ijambo. Iyo nahagarara aha ngaha nta kibazo twese tuzi. Nicyo nshimira uyu mukecuru ari umugira neza. Uyu mukecuru ntabwo umugabo wanjye yamukuye mu nda ye n'uwamukeraho, ariko uko yabareze neza, arabasabira uko abo bana bombi muri iyo nda ya mabukwe mukuru bose nuko yabasabiye ntabakocoje. Arungura gikristo aratumira, ubukwe burataha, akomeza kutugirira neza. Umugabo wanjye amugirira neza, yemwe hari ubwo yivumburaga ise yatangiye kuvuga n'abati abo bana urabazize iki. Umukecuru akaturera, farazi ibyo avuga ni ukuri, n'abasanze bakiri abakobwa nibo bayaritse ari abakobwa. Ariko uwo mukecuru nta mwana yagira ngo arakabukira, ntabwo ari abana be. Ubu nasanze ari we uri ku ibere ati ushaka muri ubu. Umukecuru ntiyatugirira nabi, nta muntu yagiriye nabi, ntawe yabwiraga nabi w'agasozi. Abana bose b'uwo muryango nibo babareraga. Uwo mukecuru rwose Imana imwakire umuruhuko, maze Imana abane nayo, tumuherekeze tumugeze kura n'icyo navugaga akamaro k'uwo mukecuru. Umubyeyi wacu kandi bwakwira bugake, hari ikirere kiri kugenda kirushaho guhinduka, hari n'abafite urugendo rurerure bashaka kongera gusubira mu macumbi yabo. N'urugendo tugiye kwerekezamo Ikiziguro, ni mwihangane, hanyuma umuhango twari dufite hano tuwusoreza ahangaha. Twari twateganyije ko abantu bashobora kongera kumureba bwa nyuma, ariko igihe ntabwo kidukundiye. Baraza gufata ifoto bayitwereke ku buryo buri wese ashobora kumubona binyuriye ku ifoto, ariko uwo muhango wari uteganyijwe urasubitswe kugira ngo tugashobora kugira twirinze igicu zose, hanyuma ubuzima bwacu ni bugufi, dutungurwa n'urupfu. Twiringiye ko niyo twanapfa tuzongera kubaho. Abantu bacu bapfuye, Imana irabazi kandi izabazura. Ibyo turabyemera, wizere ko bazazuka kandi ntushidikanye
iteka maze tubane nabo. Abakunda Yehova nibapfa ntibazibagirana, abapfuye Imana yibuka bazakanguka rwose, maze tubane iteka ryose dufite ibyishimo. Abantu bacu bapfuye Imana irabazi kandi izabazura, ibyo turabyemera. Twizere ko bazazuka kandi ntushidikanye bazabaho iteka, maze tuzima baneze nk'igicu kitamara kabiri. Ubuzima bwacu ni bugufi dutungurwa n'urupfu, twiringiye ko niyo twanapfa tuzongera kubaho. Abantu bacu bapfuye Imana irabazi kandi izabazura, ibyo turabyemera. Wizere ko bazazuka kandi ntushidikanye bazabaho iteka, maze tubane nabo. Iyo wavuze itangazo ryo kubikara igihe uvuga uti wasanga uwanjye uri bunaka bamuvuga simbimenye, hanyuma radiyo tukayumva ku matangazo. Ariko bizaba bishishikaje cyane binashimishije mu gihe kiri imbere, ubwo radiyo zose zizajyaho abanyamakuru batangaza amakuru y'ihumure, ubwo bazajya batangaza noneho amatangazo y'abazutse n'aho bazukiye n'uburyo bajya kwakirwamo n'ibitegurwa kugira ngo bashobore kwakirwa, baze bakiriwe mu buryo bwose bushoboka. Wowe rero nanjye turaharanira muri iki gihe kugira ngo tuzabone abo bantu bacu bongeye kubaho n'ayo matangazo meza cyane, hanyuma ho kurira amarira y'agahinda turira muri iki gihe tubonye umuntu wacu wapfuye, tuzarira amarira y'ibyishimo turimo kuramukanya duhobera abacu bazaba bazutse, imiryango, inshuti, abavandimwe n'abandi. Tuzishimira rero ko iryo sezerano ry'Imana ry'umuzuko rizasohora. Ngira ngo hari amagambo yo muri yo mu gice cya 14 umurongo wa 14 n'uwa 15 afite bya bikoresho by'ikoranabuhanga barambura umurongo, afite Bibiliya ziramburika nabo bakarambura, tukareba icyo Yehova azakora mu gihe kiri imbere kuri aba bantu
bari muri izi mva dukikijwe n'imva nyinshi zitandukanye kuko twabibonye abari mu mva bose mu gihe kiri imbere bazaza ariko tunazirikana by'umwihariko mushiki wacu kukeya twabuze twari tugikeneye yarageze mu zabukuru ariko tuzi ko yari afite byinshi byo gukora n'ibyo yakoze tumwibukiraho twagira ngo turebe noneho nawe ijwi azumva muri icyo gihe niyo mu gice cya 14 wa 14 aho hari amagambo agira ati ese umuntu napfa azongera abeho? Ni ikibazo umukiranutsi Yobu yabajije kandi abaza ikibazo gikangura ibitekerezo by'abantu icyo gihe nawe yari ari mu minsi yo kugera mu zabukuru aravuze ati niba ari uko bizagenda afashe umwanzuro nzategereza igihe iminsi nzamara mu mva izashira. Yobu yari afite isezerano ry'uko nagera mu mva azakomeza gutegereza kugeza igihe iyo minsi izagirira ite izashirira. Mushiki wacu rero tugiye gushyingura hano nawe asinzirire mu bapfuye kandi azakomeza gutegereza nawe ntabyo azi ariko twe tuzi ko noneho ategerereje mu bapfuye kugira ngo azumve ijwi rya Yehova kugeza igihe nzakurirwayo. Icyo gihe uzampamagara nanjye nkwitabe uzifuza cyane kongera kumbona kuko ari wowe wandika. Yehova yifuza kongera kubona igihangano cye ikibumbano cye yagizemo uruhare mu gutuma kiba cyiza akagitaka uburanga. Noneho Yehova arazongera ahamagare mushiki wacu yongera mwitabe aze yishimye natwe tumubone twishimye muri icyo gihe. Ibyo nibyo byiringiro byiza dufite mu gihe kiri imbere. Mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto reka naho tuharebe icyo havuga. Turaza kubona ibindi bintu by'ingenzi cyane mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cyaho cya 15. Nibwo hazasohora aya magambo yanditswe ngo urupfu rumizwe bunguri kugeza iteka ryose. Ryari igihe Yehova azahamagara icyo gihe tuzishima ku rupfu tuvuge ngo Yehova arumize bunguri iteka ryose kandi ntabwo ruzongera kudutera ubwoba kudukanga gutuma turira cyangwa gucikamo igikuba kubera kumva uwacu wahaburiye ubuzima. Murongo wa 55 uragira uti uko tuzarwigambaho rero warupfu we kunesha kwawe kurihe? Warupfu we urubori rwawe rurihe? Urubori rutera urupfu ni icyaha ariko amategeko niyo aha icyaha imbaraga ariko Imana ishimwe kuko iduha gutsinda binyuze ku mwami wacu Yesu Kristo. Kubw'ibyo rero birakwiriye ko twishimira ko Yehova mu gihe kiri imbere urupfu azarumira bunguri hanyuma natwe tukishimira kubona abacu twakunze turwigambaho rwose ku buryo ntaho wari we wese wo muri twe cyangwa wo mu bacu uzongera gutwara bitateganyijwe cyangwa se bitari biteganyijwe muri twe. Ni mucyo rero dukomeze kwishimira uyu muhango tugiye gukomeza gukora wo guherekeza mushiki wacu ndetse no gufata mu mugongo umuryango wagize ibyago maze dukomeze wa muhango noneho wo gushyingura kugira ngo bigende neza. Turasaba ko abari hafi babona ukuntu bakwakira isanduku kugira ngo bayigeze mu mwanya wayo. Muri rusange umuhango ugataha. Turishimira ko waturemye ukadushyira ku mubumbe mwiza cyane ni ukuvuga isi ariko tubabajwe cyane n'ingaruka z'icyaha cya Adamu zitugeraho uyu munsi tukaba dutakaza ubuzima tukaba dufite ubwoba bw'uko ejo cyangwa ejo bundi dushobora kubura ubuzima bwacu. Ariko dushimishwa cyane no kuba warashyizeho ibyiringiro by'igihe kizaza ukaduha Yesu Kristo kugira ngo atange ubuzima bwe tuzabone ubuzima bw'iteka mu gihe kiri imbere kandi ukadushyiraho ibyo byiringiro byiza bizatuma twongera guhabwa ubuzima bw'iteka tukongera kubaho twishimye n'umuzuko w'abapfuye. Duteranyirijwe ahangaha rero no kuba twabuze mushiki wacu twakundaga cyane wari ugeze mu zabukuru kubera ko icyaha kigomba kutwibasira kubera kudatungana nta kundi byagenda ariko twishimiye ko mu gihe kiri imbere tuzongera kumubona yazutse tukishima tukamubona tukamuhobera kandi natwe duteraniye ahangaha buri wese muri twe bagize uruhare mu gutabara n'abandi batashoboye kugera ahangaha kubera ibyuma by'ikoranabuhanga byabatengushye buri wese ukomeze kumufasha gukomeza kwerekeza ibitekerezo ku byiringiro harimo no kwigamba ku rupfu rugenda rudutwara abacu mu buryo butateganyijwe. Bana na buri wese rero muri twe kandi uyobora uyu muhango wose ugiye gukorerwa ahangaha tuwukore neza tuze kongera gusubira mu rugo rwacu no mu macumbi yacu amahoro twishimire ko wakomeje kuturinda kandi ukadufasha. Turakwinginze ngo ukomeze
guhumuriza no guha ubufasha bwabwo mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri umuryango usigaye ndetse natwe twese muri rusange tujye dukomeza kwibuka no gushyigikirana kandi natwe uzaduhe umutima mwiza kugira ngo dukomeze gukora ibikorwa byiza nk'iby'uyu mushiki wacu byamuranze kugira ngo natwe tuzarangize isiganwa ryacu mu gihe icyo ari cyo cyose dufite byinshi byiza twakoze biguhesha icyubahiro bizatuma twibuka natwe ukaduha ubuzima bw'iteka mu bazazuka mu gihe kiri imbere tukwinginze tuguhendahenda ngo wumve kandi wakirire isengesho tugutuye turinyujije mu izina rya Yesu Kristo amen. abakunda Yehova nibapfa ntibazibagirana abapfuye Imana yibuka bazakanguka rwose maze tubane iteka ryose dufite ibyishimo abantu bacu bapfuye Imana irabazi kandi izabazura ibyo turabyemera twizere bazazuka kandi ntushidikanye bazabaho iteka maze ubuzima bumeze nk'igicu kitamara kabiri ubuzima bwacu ni bugufi dutungurwa n'urupfu twiringiye ko buri wese waba ufite akarabo yazanye yateganyije nta kibazo yakwigira hano imbere kuba kubika umubiri ariko gahunda tugiye kwikomereza mu rugo iyo tugiye gusoreza uyu muhango w'uyu munsi so twese tugiye gukomeza twerekeza mu rugo umuhango wari uteganyijwe kubera ahangaha turawushoje ibyo turabyemera wizere ko bazazuka kandi ntushidikanye bazabaho iteka maze tubane nawe